Hello guys. Uyu munsi rero hari akantu nshaka kubereka. Abantu muri iyi minsi murabizi hari ubukene, nta mafaranga ahari, ariko ubifashijwemo na Facebook ushobora gukorera amafaranga kandi menshi. Nkurikira intambwe ku yindi, gusa nkwibutsa kubanza gukora subscribe aho hasi mu ibara ry'umutuku, ukandeho nurangiza ukande na like, hasigaye dukomeze. Nkurikira, ugiye kuza hano kuri application yawe ya Facebook, iyi ngiyi. Iyi ngiyi uyikandeho, urahita winjiramo ahantu hameze gutya. Noneho ubu ngubu tugiye gukora Facebook page irahemba. Guhembwa nayo mu gihugu, nubwo bidakunda ariko hari ubundi buryo nzabereka mu yindi video ukoramo monetization ugatangira guhembwa na Facebook. Nkurikira rero, tugiye gufungura Facebook page. Turaza hano kuri utu dukoni dutatu, utu two mu nguni, utu two mu nguni hano, kugira ngo mwatubonye, dukandeho gutya. Turaza turebe ahantu handitse page, kugira ngo murahabona ahantu handitse page, ahangaha dukandeho. Turategereza gato. Murabona ngewe izi ni page zanjye mfite, urugero nk'iyi ngiyi ya mbere yitwa Justin Comedy 150. Reka dukoreho. Murabona page yanjye ifite abafollowers 45,000. Abafollowers ni benshi, nawe wabagira noneho bagatangira kukwinjiriza. Wajyaho ukanayireba, ukareba ibyo mba postinga, nta kibazo. Reka dukomeze n'ingingo nyamukuru yatuzanye, ariko mbere yuko dukomeza wabanza ugakora subscribe aho hasi, ugakanda like, noneho ukajya muri comment ukanyandikira umbaza ikibazo icyo ari cyo cyose ushaka nkagusobanurira. Murabona hano hejuru handitse create, hano hejuru handitse create, kugira ngo murahabona, dore ngaha turakoraho. Murabibona ibi byose. Twebwe rero turaza hano handitse get started, hano hasi handitse get started, turakandaho. Mbibutsa kubanza gukora subscribe mbere yuko dukomeza. Subscribe ni ingenzi, nta mwanya igusaba, nta n'amafaranga igusaba, ni ugufashanya muri rusange. Mukande subscribe kugira ngo dukomeze. Hano urandikamo izina ushaka kwita page yawe. Urugero page yanjye nshaka kuyita umunyarwanda. Twandikemo umunyarwanda gutya. Niko njye nshaka kwita page yawe. Urugero wenda wowe ushobora kuba ushaka kuyita wenda Pacifique, Patrick, ibintu nk'ibyo, bitewe n'icyo ushaka kujya utangariza abanyarwanda cyangwa se abandi bantu bagukurikira. Yego, uraza hano kuri next, turakomeza. Hano urahitamo category ushaka. Ese ushaka kuba uri umunyamuziki, uri iki? Hano twebwe reka duhitemo wenda ko turi abanyamuziki, we bizaterwa n'icyo ushaka. Turakanda hano kuri musician, cyangwa se ukanda hano kuri add category, hano hejuru add category, uhitemo muri ibi ngibi icyo ushaka. Niba ukora comedy, hano hejuru ushobora gusacingamo comedy, ugasacinga. Urabona hano bakweretse comedy club, ibintu nk'ibyo. Rero bizaterwa wowe n'icyo ushaka gutangariza abanyarwanda. Tuzakomeza twebwe.
mbibutsa gukora subscribe, tujye tugira umutima ufasha mwe abanyarwanda, mumfashe mukande subscribe kugira ngo buri kiganiro cyose nzajya nkora kize kibageraho ako kanya, kandi nzi neza ko tuzishimana, tuzafatanya gukorera amafaranga na YouTube nzaza nzibasobanuriraho cyane. Ubu munsi twahereye kuri Facebook page ishobora kukubera ikigega cyo gukoreraho amafaranga, ushobora gukorera amafaranga ukoresheje Facebook page. Ubutaha nzabereka uburyo ushobora kuzamura abagufurowinga, ngira ngo njye mwabibonye ko mfurowinga n'abantu 40,000. Yego murabibona, ibi ngibi hano tugezeho rero ushobora gushyiramo website, ushatse rero website wayihorera, ngira ngo urabona hano hejuru handitse skip, reka twebwe tuyihorere, hano handitse skip, reka abe ariho dukanda tubyihorere byo gushyiramo website, twakomeje kuri skip. Ngira ngo murabibona ko page nayirangije, reka tuze hano dukande kuri done. Yes, ngira ngo murabibona twageze kuri page yanjye, murabona ko mfite 0 like 0 followers, nta na post yewe mfiteho. Noneho kugira ngo dushyireho post turabigenza dute? Turaza hano, reka mbanze nyibereke neza. Murabibona nta n'ikintu yewe nabona kubera ko nta mufollowers mfite, nta kintu nabona hano abantu batangaje. Kugira ngo reka dushyireho ifoto ituranga kugira ngo n'umuntu uzakora follow azayikora azi ngo followinze bande. Turaza hano mubona hano kuri, muranyihanganira, muraza hano ahangaha kuri aka kazeru, ahangaha mberetse niho muraza mugakanda, twagiye. Yes, noneho hano naho nituhagera turaza hano dukande hano kuri kano gakamera mubona ahangaha, yego ahangaha dukandeho. Noneho nitugera hano turakanda hano handitse upload photo, hano handitse upload photo turakandaho. Nyaboneka nimukande subscribe, kandi niba hari ikibazo ushaka kumbaza ku bijyanye n'uko batangira guhembwa kuri Facebook wabimbaza nta kibazo, nyitahari kandi ndagusubiza. Ndaza kubaha nimero ku musozi w'iyi video, mwanyandikiraho kuri WhatsApp kugira ngo tuzakomeze n'ibindi biganiro cyangwa se mbasobanurira n'izindi mbuga uko zikora. Wananyandikiraho cyangwa se ukaba amakomenti. Yes, reka dukomeze noneho natwe tugeze, murabona twari tugeze ahangaha. Hano uraza ugahitamo ifoto ushaka gushyiramo, urugero ifoto nshaka gushyiramo iyi foto, ukayikanda iyo ushaka gushyiramo. Iyo umaze kuyikandaho uhita uza hano kuri update ugakandaho. Urabona ko bambwira ngo ifoto yamaze kugeraho, ukarefreshinga kugira ngo ihite izaho vuba vuba. Yes, ngira ngo murabibona ko ifoto yarangije kuzaho. Noneho uburyo ushobora gushyiraho post kwandika se, uraza hano handitse ngo ahangaha what on your mind, uraza hano mubona hejuru, hano niho uri bukore, turahakora gutya. Uraza hano nyine tegereze gato,
hano uhitemo ibara ushaka ko ibintu byawe biri bugaragaremo. Urategereza gato, uraza hano wandike. Uraza hano wandike icyo ushaka kwandika. Urandika ibyo ushaka kwandika. Urugero njye ni ibi ngibi nanditse. Nurangiza ukanda hano kuri posite. Ubipositinge nyine. Noneho uko uzajya ubipositinga ari byinshi, abantu bazajya bakubona nyine ari benshi, bakore follow ndetse n'ibindi nyine, nawe bazajya bagufolowinga, nawe ufolowinga abandi, ugenda ubona na posti zabo. Yego, ubu ngubu ni uku nguko ibintu bikorwa. Ubutaha nzabazanira uburyo ushobora gukoramo monetize cyangwa se ibisabwa kugira ngo utangire uhembwe na Facebook page. Ni video y'ubutaha. Nkwibutsa kubanza gukora subscribe kugira ngo tuzajye tubabana mu bindi no mu bindi biganiro. Kandi niba hari icyo ushaka kumbaza, wabimbaza muri comment wandikamo icyifuzo cyawe cyangwa se ikibazo cyawe. Icyo ushaka gusobanuza nakigusobanurira nta kibazo. Murakoze, ciao ciao.